Niba ushobora kuba utari ubizi urabimenye, shaka uyu muti. Niba udashobora kuwubona, twebwe tubasha kuwukugezaho mu buryo bworoshye. Imana igufashe kandi kugirire neza. Umuti ndawukurangiye, uwukoreshe, usangize bagenzi bawe, kandi numara gukira uzanatubwire, natwe dufatanye nawe gushima Imana. Murakoze. Nongeye kuguha ikaze nanone inshuti yanjye, wowe unezezwa n'ibiganiro byacu. Ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo bubane nawe. Ndishimye kuba nanone twongeye kugaruka mu kindi kiganiro. Nk'uko bisanzwe ni Muganga Kayitare. Niba unezezwa n'ibyigisho cyangwa ibiganiro byacu kandi ukaba wishimira kubisangiza abandi, ngusabiye umugisha uva ku Mana. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ikintu cyafasha abasaza barwaye indwara yitwa prostate. Niba ufite umuntu ukuze mu myaka akaba afite ibibazo bya prostate, akaba wenda afite n'ubundi buvuzi akoresha bumufasha ku bijyanye na prostate, ndashaka kukurangira uburyo wamwitaho kandi ukamufasha gukira binyuze mu gukoresha uburyo bw'umwimerere. Ndagira ngo nkumenyeshe yuko umuntu ukuze ufite ikibazo cya prostate, mu miti yose dufite ishobora kumufasha y'ibimera, umuti wa mbere ni imirire iboneye. Ugomba kumugeragereza ukamushakira ibyo kurya bibisi. Akwiriye kwirinda cyane, ariko noneho akanakoresha ibyo kurya bibisi. Ibyo kurya bibisi harimo amasalade atandukanye, harimo masedowani n'imbuto zitandukanye. Ntabwo akwiriye rwose kubaho akoresha cyane ibyo kurya byo mu nkono. Niba umuntu wawe afite ikibazo cya prostate, gerageza kumumenyereza kurya ibyo kurya bibisi, kuko ibyo kurya bibisi biri alkaline, niyo miti umuntu wese urwaye akeneye kurenza ibindi byose. Hanyuma noneho ikindi, bimwe mu bimera bikomeye cyane umurwayi prostate agomba gukoresha kandi akabyitaho ni sezame. Sezame sinzi niba wenda uzizi, ariko dore sezame ndazikurangiye, ni umuti ukomeye cyane. Sezame cyangwa se simusimu cyangwa se sesamum indicum, niko botanical name yayo yitwa iri. Ukwiriye kugerageza buri munsi akarya ibiyiko 3 bya sezame, bibe bidakaranze kandi bitari mu munyu. Bipfa kuba bironze, bikoreye isuku, nta mabuye nta n'umusenyi urimo. Ushobora kuziminjira muri salade cyangwa se akazirya mu bundi buryo. Ikindi, agomba kwibanda cyane ku kurya ubunyobwa, bwaba ubunyobwa bwacu ubungubu dukunze gukoresha muri Afurika bwitwa peanut, ndetse ashobora no gukoresha ibyitwa peanut butter mu buryo bwo kuyivanga n'amasalade n'ibindi byo kurya, bwaba ubundi bwoko bw'ubunyobwa nka cashew nuts, hazelnut, coconut, almond n'andi moko yose, spinach. Ni byiza ko ashobora gukoresha amoko atandukanye y'ubunyobwa tudakuyemo na macadamia. Ibi ndagira ngo nkubwire ko ari umuti ukomeye cyane. Iyo abikoresheje bifasha umubiri we gukira vuba, kuko bikungahaye ku cyo twita fatty acid. Kandi nanone ndagira ngo nkubwire ko adakwiriye kwirengagiza gukoresha icyitwa pumpkin seeds cyangwa se wenda pumpkin seeds oil. Izo ni inzuzi cyangwa se imbuto z'ibihaza, imbuto z'imyungu. Ukwiriye kugerageza ukaba ifunguro rye ritaburaho ibi bintu, kandi akabikoresha kenshi. Ibi ndabikubwira, nakore siporo zoroheje, kandi nanone nagerageze uko bishoboka ajye aryama mu buryo butuma ataryama agaramye cyane, ahubwo ajya aryamira urubavu, kandi ahinduranye urubavu rw'ibumoso n'urw'iburyo. Dore ibintu nshaka kukubwira udakwiriye kwirengagiza, kandi niba ushobora kubibona
uzaba ubonye umuti wa kanseri ya prostate. Ipfa kuba iri kuri stage yo hasi, cyangwa se wenda ukaba ufite icyo twita benign prostatic hyperplasia. Prostate ikaba yaratangiye kubyimba, yihagarika buri kanya, ijoro n'amanywa buri kanya barimo kwihagarika, araribwa n'ibindi byose. Niba ushaka, gerageza kumuvurisha ikimera cyitwa saw palmetto, umukindo. Botanical name yayo yitwa Serena repens. Serenal repens. Iki ni ikimera cyiza cyane cyakozweho ubushakashatsi mu kuvura indwara z'ama-infection yataka abagabo n'abagore, kandi kikaba kinavura indwara za prostate hamwe n'ikibazo gikomeye cyo gucika intege mu mibonano mpuzabitsina ku bagabo. Gerageza rero saw palmetto cyangwa se umukindo uwushake. Imizi yawo nifu ikomeye cyane, ntabwo imizi upfa kuyizana ngo uyicukure ngo uteke. Ugomba kuyisarura, ukayironga, ukayanika ahantu hatari izuba ikuma, warangiza ukayisekura cyangwa ukayisya. Yafu niyo majyane ukoresha mu buryo bw'icyayi. Uwo ni umuti ukomeye cyane ibibazo byose abagabo bakunda kugira mu bintu bijyanye n'imibonano mpuzabitsina n'imyanya myibarukiro, imyanya nyororokere y'abagabo, irabikemura. Saw palmetto roots. Ariko nanone imbuto zayo, saw palmetto seeds cyangwa se saw palmetto nuts, ubundi bazita nuts. Izo nuts z'imikindo zihishije, zisekuye, ifu yazo ukayinywa nk'icyayi, ni umuti ukomeye cyane kuri iriya ndwara ya prostate. Sinzi niba ushobora kubona umukindo wa wundi wacu wa kera, wo mu cyaro, atari imikindo ya kizungu y'imiterano. Uramutse uwubonye uzaba ufite umuti ukomeye cyane. Ziriya mbuto ntukemere ko inyoni arizo zizirira, ni umuti ukomeye cyane. Ziriya mbuto ntukemere yuko zitakara ahantu uzizi, genda uzisarura uzibike. Saw palmetto seeds cyangwa se saw palmetto nuts, dufite ifu yayo aho dushobora kuyikoresha ku bibazo by'indwara zibasira abagabo, ndetse n'imizi yayo. Ifu yayo turayifite kandi ivura indwara zikomeye zataka abagabo. Urihagarika nabi, uruhago rwawe ntirukora neza, urihagarika ukababara, urihagarika ukokerwa, urihagarika buri kanya, ntabwo imibonano mpuzabitsina ikora neza, koresha saw palmetto seeds powder cyangwa se saw palmetto roots powder. Iyo ni imiti ushobora kubona cyane nko mu bantu batuye mu Burayi, muri Amerika, Canada n'ahandi, muri shops zicuruza organic products baba bazifite. Wikwirushya ubuzima bwawe, igisubizo Imana yaragitanze. Genda ushake saw palmetto seeds powder cyangwa se saw palmetto capsules cyangwa saw palmetto tablets, zipfa kuba ziri pure organic. Nongere mbisubiremo, zigomba kuba ziri pure organic, zitarimo chemicals. Uzaba ufite umuti, kandi umuti ukomeye cyane. Ndagira ngo nkubwire yuko abantu benshi bavurwa kanseri z'amaprostate ipfa kuba ikiri ku rwego rwo hasi gitangira, kandi Imana igakoresha ibyaremwe abantu bagakira. Hari undi muti nshaka kukubwira kandi mwiza cyane ku bantu bakuze bafite iki kibazo cya prostate. Ginseng. Ginseng ni ikimera gikomeye cyane, giteye imbere kandi kivura cyane. Ushobora kubona ginseng powder, ushobora kubona ginseng capsules, ushobora kubona ginseng tablets, zipfa kuba ziri pure organic. Niba ziri organic, ukaba ugiye kuzikoresha ukiha igihe, ukajya uzinywa. Ushobora kuzinywa ukanywa na saw palmetto, ushobora kuzikoresha zombi, ugakoresha inzuzi, ugakoresha sesame, ugakoresha salade, ugakoresha ibibisi, kandi ukaba umuntu unywa amazi.
ukaryamira uburyo bwiza bwo kuryamamo, uzakira, ndabikwijeje uzakira. Umuti wa nyuma nshaka kukubwira ni umuti witwa Black Seed Oil. Black Seed Oil ni umuti ukomeye cyane uvura izi ndwara. Ku bagabo ibibazo byose bakunda kugira mu myanya y'imyororokere yabo, uyu muti ni umuti utangaje cyane, Black Seed Oil, kandi uvura ibitangaje. Niba ushobora kuba utari ubizi, urabimenye, shaka uyu muti. Niba udashobora kuwubona, twebwe tubasha kuwukugezaho mu buryo bworoshye. Imana igufashe kandi kugirire neza. Umuti ndawukurangiye, uwukoreshe, usangize bagenzi bawe, kandi numara gukira uzanatubwire, natwe dufatanye nawe gushima Imana. Murakoze. Yari Proficient Kayitare.